Unataka nini mami? Unataka nini? Anataka ashike nini humu? Pole. Oh, pole pole mama, pole 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 mama, pole pole pole. Pole mami, pole. Pole pole, pardon. Pole. N'umwana muto w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka nk'itatu amaze kwigarura imitima ya benshi bamwita Bebe Gabriella. Amaze kwigarura umubare munini w'abantu bamukurikirana by'umwihariko ku rubuga rwa TikTok yamamayeho akurikiranwa n'abantu barenga 400,000 bose bakunda kureba video ze za buri munsi. Video ze zirebwa n'amamiliyoni y'abantu bamukurikirana umunsi ku munsi. Ugiye gusoma comment ziri ku mavideo yiwe amarangamutima arakwica ku buryo udafite umutima wihangana ushobora no kuba warira bitewe n'uko comment ze akenshi ziba zimwihanganisha, zimukomeza, zimubwira yuko ari mwiza n'ibindi byinshi baba bibaza ku buzima bwiwe, kuko n'umwana nubwo ari mutoya akaba ari umwana ugaragara ko ari umwana mwiza ukiri mu kigero cy'imyaka mikeya, gusa biba bigaragara yuko ari umwana ufite ubumuga kuko nta maboko afite yombi ndetse n'akaguru kamwe gafite ikibazo. Ibi ngibi nibyo byatumye natwe twifuza kumenya ese uyu mwana ni muntu ki, nyuma yo kubona abantu benshi ibibazo bigiye bitandukanye. Ese uyu mwana ni muntu ki? Umwana wavukanye ubumuga avuka afite akaguru kamwe gafite ikibazo, dore ko kambaye insimburangingo ndetse n'amaboko ye yombi yose afite ikibazo, ku buryo ababyeyi bifuza kuba bamushyirishaho insimburangingo zimufasha kuri ayo maboko ye yombi. N'umwana ufite igikundiro kiri hejuru cyane kuko ku imbuga nkoranyambaga bigaragara akurikirwa n'abantu benshi, akurikirwa n'abari 400,000 ku rubuga rwa TikTok. Impamvu uyu munsi twahisemo kureba se uyu mwana ni muntu ki, ese byagenze gute kugira ngo avuke ameze gutya? Ibi byose nibyo tugiye kureba hamwe muri iyi video. Umwana muto w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka nk'itatu wamaye cyane ku rubuga rwa TikTok kubera gukora challenge z'indirimbo zigiye zitandukanye. Gusa zo kwamamara cyane bitewe na challenge y'indirimbo Corazon y'umuhanzi DJ Fernando wo mu gihugu cy'u Burundi. We yakoze iyi challenge ikagera kuri ku rubuga rwa TikTok, abantu bakayikunda bagatangira kumukurikirana. Urebye iyi video ukagerageza gusoma comments zigiye zitandukanye ziri kuri iyi video, usanga ariho amagambo akomeye cyane avuga kuri umwana w'umukobwa uhora wishimye nubwo abana n'ubumuga, akaba adafite amaboko ndetse n'akaguru ke kamwe kakaba gafite ikibazo, gusa akaba abayeho mu buzima bwishimye ndetse n'uburyo aba yitwara muri iyo video agerageza gukoma amashyi kandi nta maboko afite. Bebe Gabriella yavutse mu mwaka wa 2021 avukira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ahitwa i Bukavu. Mama w'umubyara yitwa Margaret, mu gihe papa we amazina atazwi, gusa papa we akaba akunda kumushyigikira cyane ndetse we akaba nawe akiba ahangaha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihe Margaret n'abana be bimukiye mu gihugu cy'u Burundi mu ntangiriro z'umwaka wa 2024, ubu ngubu akariho bamaze igihe kijya kugera ku mezi 9 ariho baba, kandi naho bafunguriye urubuga rwa TikTok rwaje gutuma umwana yiyamamara. Ubu ngubu akaba akurikiranwa n'abantu benshi bamukunda bamukurikirana umunsi ku munsi. Mu kiganiro umubyeyi yajyanye n'ibitangazamakuru bitandukanye byo mu Burundi yagiye agaruka ku buzima bw'uyu mwana, avuga yuko atwite uyu mwana yajyaga kwa muganga nk'ibisanzwe, abaganga bakareba uko ameze mu nda, kumubwira ko umwana ameze neza nta kibazo. Gusa nyuma byaje gutungurana, umwana avuka afite ubumuga, aho bigaragara umwana yavutse afite akaguru kamwe gafite ikibazo ndetse n'amaboko abiri ye yombi akaba nayo afite ikibazo. Ibi ngibi akaba ari bimwe mu bituma baramushakira insimburangingo y'akaguru, gusa none bakaba bifuza kumushakira izindi nsimburangingo ebyiri zo ku maboko kugira ngo ajye abasha kuba yakora ibintu bigiye bitandukanye, cyane ko agorwa na byinshi birimo yuko ajya agerageza gufata ibintu akaba yagwa hasi cyangwa se akaba yagira ibindi bibazo ahura nabyo bitewe n'uko adafite amaboko amufasha. Unataka nini mami? Unataka nini? Anataka ashike nini humu? Pole. Oh, pole pole mama, pole 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 mama, pole pole pole. Pole mami, pole. Pole pole, pardon. Pole. Bebe Gabriella ni imfura mu muryango w'iwabo, akaba abanziriza abandi bana babiri, dore ko umuryango we waba ari abana batatu, harimo umwe w'umukobwa udafite ikibazo agukirwa n'undi umwe w'umuhungu nawe wavukanye ubumuga bw'uruhu, aho benshi bakunda kwita ba nyamweru. Mama we avuga yuko Bebe Gabriella ari umwana ukunda gusabana, akaba ari umwana uhora yishimye, ikindi akaba ari umwana ufite impano yo kuririmba, dore ko akunda kuririmba mu rusengero.
Mama wa Gabriella avuga yuko atwite umwana w'umukobwa yakundaga kujya kwa muganga agaca muri ecography bakamubwira yuko umwana ameze neza ndetse nta kibazo afite, gusa nyuma yaje gutungurwa nuko yaje kubyara umwana ufite ikibazo cy'ubumuga, haba akaguru ke kamwe ndetse n'amaboko yose afite ikibazo. Ibi ngibi avuga yuko rimwe na rimwe ajya abitekerezaho nk'umubyeyi akumva arahangayitse, rimwe na rimwe akabaza Imana ati se Mana yanjye kuki wampaye ibi bintu, kuki ari njyewe byabayeho. Gusa yagera aho ngaho akibuka yuko buri muntu agira ibigeragezo byiwe bituma bimukomeza umutima, akavuga ati ubwo nibyo Imana yampitiyemo nta kundi. Ushobora kuba uri kwibaza ati byagenze gute kugira ngo Bebe Gabriella afungurirwe imbuga nkoranyambaga nka TikTok atangire kwa uploadinga cyangwa se gushyiraho video zigiye zitandukanye. Umubyeyi we avuga ko ari igitekerezo cyazanywe n'umuvandimwe we murumuna we nyine bavukana, yamuha igitekerezo cy'uko yamufata video bitewe n'uko yakundaga kubona umwana abyina akayipostinga kuri TikTok. Umubyeyi nawe yabikoze gutyo afata video ayishyira kuri TikTok, bigenda gutyo ariryamira, ariko mu gitondo abyutse asanga video yageze kure, itangiye kurebwa n'abantu benshi. Video ya mbere yamamaye y'umwana w'umukobwa ni video yakoze challenge y'indirimbo Corazon y'umuhanzi DJ Fernando wo mu gihugu cy'u Burundi. Ni indirimbo yakunzwe cyane, ariko nanone biturutse kuri umwana w'umukobwa kuko iyi challenge yageze kure, abantu batangira gukunda uburyo umwana ari kubyina iyi ndirimbo, ari nako bajya kuyishaka, bituma nayikundwa cyane. Ibi ngibi biri mu byatumye iyi ndirimbo yamamara igera kure, dore ko ubu ngubu tuvugana iyi ndirimbo imajije gukinwa inshuro miliyoni 5 cyangwa se imajije kurebwa inshuro zirenga miliyoni 5 ku rubuga rwa TikTok. Urumva abantu barenga miliyoni 5 barebye iyi video y'uyu mwana icaracara ku rubuga rwa TikTok. Harimo benshi bavuyemo bajya kureba iyi ndirimbo, ibyatumye ikundwa cyane. Sizo challenge zonyine zakunzwe kuko yakomeje gushyiraho challenge nyinshi zigiye zitandukanye, nazo zikagenda zikundwa gutyo, dore ko zifite amamiliyoni nyinshi zaba zarebwe n'amamiliyoni. Abantu benshi baba baraje kureba video z'uyu mwana. Mu kiganiro umubyeyi wa Bebe Gabriella yagiranye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, bagiye bamubaza icyo abantu bashobora kuba bafasha umwana w'umukobwa mu buzima bwe busanzwe. Yavuze yuko mu buzima busanzwe umwana w'umukobwa nta kibazo na kimwe aba afite, uretse ko nyine aba afite ikibazo kimwe cyonyine ko afite ubumuga. Asaba yuko bashobora kuba bamufasha kuba bagura insimburangingo zishobora kuba zamufasha. Umubyeyi yagaragaje yuko bamugerageje kumushakira insimburangingo z'akaguru, aho byabatwaye amadolari arenga 250 kugira ngo babashe kuba bamushakira insimburangingo zo ku kaguru. Gusa ubu ngubu bavuga yuko hakenewe ayandi mafaranga, ndetse ko papa w'uyu mwana aba ari gukora cyane ashaka amafaranga kugira ngo babashe kuba bamushakira insimburangingo zo ku maboko zizamufasha, cyane ko twabonye yuko hari ibintu atabasha kuba yakora bitewe n'uko amaboko yiwe atariho, bikamuhangayikisha cyane, bityo yuko haba harimo harashakwa amafaranga yo kugira ngo babashe kuba bamushakira insimburangingo zo ku maboko. Avuga yuko insimburangingo imwe yo ku maboko babaciye amadolari 150. Ni ukuvuga ko ubu ngubu hakenewe amadolari agera kuri 300 kugira ngo babashe kuba bashaka insimburangingo zishobora kuba zafasha umwana w'umukobwa z'amaboko. Soza video ndagira ngo turebe hamwe amasomo twakwigira kuri aba babyeyi ndetse n'uyu mwana w'umukobwa. Ababyeyi bigaragaje yuko gukunda umwana no gushyigikira umwana yaba afite ubumuga cyangwa atabufite ari ibintu by'ingenzi. Bagaragaza yuko ntako batageze kugira ngo bamwiteho mu buzima bwe bwa buri munsi. Iri somo twakiga nuko ikintu cyose umwana yagishobora, yaba ari umwana ufite ubumuga cyangwa utabufite, icy'ingenzi nuko ugomba kumwitaho. Hari bamwe babyara abana barangiza bakabata ngo nuko bavukanye ikibazo cyangwa se abandi bagahitamo kubica, ariko ababyeyi sibyo bahisemo. Bahisemo kubana n'umwana wabo. Umwana wabo ubu ngubu akaba yaramashije kwamamara cyane bitewe n'uko akundwa n'abantu benshi, ndetse benshi bakaba bamukurikirana ku mbuga nkoranyambaga ze, cyane cyane urubuga rwa TikTok, akurikiranweho n'abarenga 400 bifuza kureba, bifuza kumenya ubuzima bwe bwa buri munsi. Mwakoze gukurikirana iyi video, naho ubutaha.